Rastafari is Satanism. Rastafari is satanic. Go and wash your hair and cut your hair. Mukati imisatsi yanyu bahungu mutereka mugira imisatsi myiza. Ikindi muza mugira wingi ntabwo uri wings. Ntabwo muri za wings. You are not wings. Tumeze ngo twishitane tutudayimoni. Utwo tudayimoni mudukureho. Don't have a hair that is carries like satanic. Have good hair. Muranyumva neza? Do you hear me? Twaza yahinduye murakine nawo mungana. Ariko mumera. Ejo hero uyu munsi muhindura ibyo bisatsi byanyu. Niko umuco. Banza Gitwaza agiye gupfa. Banza Gitwaza agiye gupfa. Uko ukuntu ari kuvuga ibintu n'interview neza bakuragaho kunyo agira ngo mukizwe neza. Ari kubivuga nk'umuntu umaramaje we. Uzi kumva nshije kumirwa. Ari kubivuga nk'umuntu umaramaje. Pastor Theo nabo bose abireba ati ngiye mwese ndabavuga. Ndabavuga. Ati ndabavuga ati nari nzi ko muri beza ariko mbonye ko muri babi. Bavandi. Gitwaza agira ati mumaramaze ibintu bya satanike mubiveho mubireke. Yo Gitwaza we urababuriye. Gitwaza baburiye ameze nk'uri gukizwa mbese ijyanyuma. Ari kuvuga neza Imana nk'ugiye kuva kuri isi. Abantu bose yakomeje kubinginga bambara ipantaro baza ngo namanangara bambaye amapantaro bagize ubuhe bahungu bambaye amaherena yarabaretse ariko uyu munsi Gitwaza uyu mwaka amaze afashe umwanzuro umwaka tugiye gutangira umwaka w'ubyutse kwa Gitwaza afashe umwanzuro abonye ko yaba yakomeje kubayobya ahise ikintu kimwe buramaze gusoma Bibiliya neza hari amaverisi amwe namwe atasomaga niyo mpamvu yabahaga n'igaburo buriya mwakoze biriya bintu ariko uyu munsi yabahagurukiye murajya heka ijuru ritabaye murajya heko marayika w'Imana mubonekeye akaba mweretse ko amabimwe murimo adakwiriye kuwa nyawe watuzanira Kanimba ari kuvuga ati amafaranga bamaye nta kintu yamfashije cyangwa se yaramfashije ariko mwanyongera uwo niwe muntu waba utubwiye ikintu kizima ibitari ibyo ngibyo Kanimba ashoboye kuvuga ubu tuvugana kuri saga imaze iminsi ibaye Kanimba niwe ufite uburenganzira bwo kuvuga umumaro w'ibyo yakorewe ari uwabikoze ngo ari gufasha si ukwiye kwishima no kwiramata ko yakoze ukwiye kubivuga tukabyumva muri bose ari Sikovia na Sabi ni Kanimba. Mbifurije umwaka mushya muhire Noheli nziza n'umwaka mushya muhire Happy New Year. Ikindi nanga conclusion ku bantu bari kugira amakimbirane ayo makimbirane mareke kugira ngo dutangire umwaka tuvuga byiza dukora byiza niba hari ikimbirane ribonetse wa muntu bari kuvugaho naze abisobanure nyine haboneke solution nzima yuko abantu batakomeje gukimbirana bityo bitume bidufashe kubaka u Rwanda twese tuvukamo bidufashe kubaka society nyarwanda nkuko ari amakuru yabaye hagati ya Sikovia na Sabie na Dr. Kanimba wenda Sikovia yaravuze Sabie aramwikiriza abantu natwe turasesengura ariko ngewe uko nabyanzura nuko Dr. Kanimba nawe haba interview yiwe nawe akaza akora abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndetse n'abo hanze mu rujijo bityo tugakomeza kubaka u Rwanda rwatubyaye. Kasita ngutanze nkabivuga ngufite amafoto mu kwa gatanu ngufite amafoto y'umwaka ushize ngufite ya mbere yawo ngo nambaye imyenda mishya ngo ndi mu ariko sereka nkubaza ubundi ubwo nimba twarasangiye tugakorana amabi njewe umwuka w'Imana kansanga akambwira ati va muri ibi bintu ejo utazarimbuka ni gute wumva ndashaka kubaza abantu badukurikiye muri iki kiganiro ese ko nkwiye kwemera uyu muntu nkamuvuga neza ubwo ko nkwiye kuza nkabwira abantu ngo ari umushumba witwa gutya ngo ukorera nanga itorero riniri ngo mwiza cyane nzi kuri mubi ntabwo bishoboka iryo terabwoba nta terabwoba rihari ndababariye abantu ndaza ndavuga ngo mwese ndabababariye ariko abantu bari
guca imbogisi ngo kuki wavuze ngo Apostle Mignone neza ngo ukavuga ngo Yongwe neza ngo nanjye mvuga neza niwanga nzazana ibimenyetso ngo nzazana amavideo ngo nzazana ngo ibintu byose ngo iby'uburaya ngo ibiki kandi warabwemeye ngo nakufashe video nimunyumvira abantu nabanaga nabo umenye ubwenge uvayo nimutega amatwi mwumva abantu dufite mu gihugu cy'u n'abantu bahari abapasiteri bafite intama baragiye bafite inshingano ibi bintu ntabwo nzabyemera ntuzabyemere ntabwo bishoboka ntibishoboka ahubwo kugira ngo njye nkuvuge neza ahubwo nzakuvuga amazina mvuge n'amabi yawe ahubwo ako kantu noneho ndakwemeye bavuga nanjye nzavuga amabi yawe bavuge uvuge n'amazina mfite ibimenyetso by'amavideo kuko sinari nzi ko muri n'abagome ariko urabimenye mu gihe ubimenye batubwiye twere kubagana nari ngiye kuvuga ijambo ritari ryiza ndi umukristo narakijijwe ndi gusaba Imana ngo indengere ndi gusaba Imana ngo imfashe ndi gusenga Imana ngo ingirire neza ndi mu mwuka wo gusenga ndi mu mwuka wo isengerera ndumva nshaka kuvuga aho turemeranya n'umuvuga ahubwo nabuze naho niho uzaba ukoze neza none abantu bari kunyataka muri ubu buryo gutese nyine bakwataka uzi ubwenge gute bamwataka azi ubwenge yabivuze Second, nta mwana w'umuhungu ugomba kuza gucuranga kugira afite amaherena mu matwi. No boy child who should come here to play here when they have earrings. Iherene rivuze iki? What does earring mean? Barishiragaho umuntu wanze. Nta mwana w'umuhungu wemerewe kuzaririmba afite amarasta y'amisatsi y'amarasta. No, a boy who is allowed to come here to sing when they have dreads here. Ari amarasta. Those dreads. nta mwana w'umuhungu ukwiye kuza afite iki amaherena ariko ubundi muba mujyahe basha muba mujyahe mufite ibyo biherena mu mazuru ku matwi muba mujyahe mufite ibyo biherena Gitwaza arababwira muraje mwumve uko Dogita Gitwaza ababwira dini yitwa Rastafari. Muranyumva neza? Tihagire bashumba muri aha. Ndabasaba bashumba muri aha. Namwe abakristo mu nyumva. Amakorari yanyu yose. Tihagire umukobwa uzongera kurimba yambaye ipantaro. And the principles from their families. Nta mwana w'imfura watoboye amatwi keretse aba bazungu. No real umuhungu have just pierced their ears. Umwana w'umuhungu. A boy child to pierce their ears. Nta mwana w'imfura waje kuririmba imbere afite kobo ishanyutse. Tibibaho. No, a man who have come here on altar to sing with a trousers. Kandi namwe murabibona wa pastor mukabyihorera. Tiyagira umukobwa, tiyagira umudamu uzaza ahimbere kubayobora yambaye ipantaro. No. Mujyahe mwambaye ayo mapantaro yanyu yacitse ku mavi mwaza yadodesheje mukambara neza ayo masitire mwihama mujyahe basha ko Gitwaza bahagurukiye mugiye kuboraho mugana rero yari yarabadebekeye ariko buri umwuka w'Imana ari kugenda muza mugati dore warabahereheje baraza barakugana kuko babaye bakiriya n'ubundi bamenyereye iwawe ariko tangira ubabwiza ukuri bura Gitwaza azi ubwenge yatangiye yigisha ameze nka Pawulo yagera mu banuza akisanisha nabo kugira ngo ababwirize yageze kubagera amaderedi yisanisha nabo Gitwaza n'umuhanga yisanisha nabo kugira ngo ababwirize nibamara kumva noneho nyuma yaho azagaruka by'abahugura gake ngo Pawulo ngo yajyaga agera ngo mu bantu ngagasa nkabo kugira ngo abone ukuntu ababwiriza yagera mu bahinga agasa nk'abahinzi kugira ngo abone ukuntu ababwiriza Gitwaza ariko kantu yo yabakoreye ceceka wumva akagiye abakoreye akaba agiye kubagarura noneho atangira ababwiriza kuba bamaze kumwegera naho bakigiye baracyara abiwe agiye noneho kubahindura nk'umuntu wabanje kubiyegereza Gitwaza z'ubwenge muzamwitondere nta muririmbyi ugomba kuririmba w'umukobwa yambaye ipantaro. Female to come here singing one wearing trousers. It is not possible. No. Mujye mwubaha aha hantu. Have some respect for this. Muri Sayoni ntushobora. In Zion temple you cannot do that. Umukobwa ko araza yambaye ipantaro zimufashe utubuno twose tuneganega ko araramyande Imana cyangwa arimo arateza umwaku. Nimukajya guteza umwaku. Mujya guteza umwaku nkande. Muri kuza mwambaye upantaro bubafashe muri kuramya Imana cyangwa kujya guteza umwako ese uko kubundi umuntu uri kwigisha yakurikirana ikigisho kiri kuvugwa aho ngaho
cyangwa yajya kugira ari avuga ati kiriya kibuno kimeze kuri reka nze nyirarikira nyuma akajya guteza umwaka Gitwaza araje ababwire Gitwaza arababwiye abakuriye ahagaho kunyo nimwambara amakanzu ngo muyagura ubuntu muraje mwumve nsengero ambara ijipo ryiza. You come here on the altar with the trouser. Are you worshiping God or your ancestors? Muranyumva neza? muramwumva neza Tihagire bashumba muri aha. Ndabasaba bashumba muri aha namwe abakristo mu nyumva amakorari yanyu yose ntiyagire umukobwa uzongera kuririmba yambaye ipantaro. abo bapantaro murajyayo Not allow girls murasebwe nimugura amakanzu we on the altar. Ntabwo mubuze amakanju hano n'ay'ubuntu muratoragura You are not Nambara lacking shops to amakanzu. buy dresses. icya kabiri Second, nta mwana w'umuhungu ugomba kuza gucuranga kugira afite amaherene mu matwi. nimurabyumva neza no boy child who should Na- come here to play here when they have earrings. Iherene rivuze iki? What does earring mean? Barishiragaho umuntu wanze gucurwa ngo abe imbata itaha iwabo nyuma y'imyaka 7 n'imyaka 50 basubizaga imbata zose iwabo, ariko wanze akavuga ngo ngenda ndashaka gukomeza kuba kwa databuja bafataga uruhindu bagatobora ugutwi bagashira mu iherene. Bisobanura mwe mubona amaherene muyambaye ntimumenye impamvu. Iherene ni ukuvuga ngo ndi imbata iteka ryose. Kuki abana bacu mwemera ko babimbata? umva twanze ko mwakomeza kuba imbata tugarukira murakomeza mu bimbata cyangwa murahitamo kuba abantu Imana yishimira. Muraje mwumve rwose uko uyu mugabo ari kubagira inama. Gitwaza buriya ni umuntu uzi ubwenge. Dogita Gitwaza Paul Gitwaza azi ubwenge bya hatari. Yarabanje arabazana none amapantaro yaciye amubaririmbye arayaciye, ariko nadukorera akantu kamwe no mu bakristo yaci kuko n'ubundi umuririmbyi uzakunda ipantaro yakunda kuririmba ashobora kuzajya mu bakristo akajya kwiberamo kuko babyemerewe. Kuko niba ashumbye aba bantu niyihangane bose babwira ati amapantaro ntabwo tuyemeye, aho arabakoze igikorwa bya nyabyo. Buranga ipantaro n'ubundi ngo hari abo yagenewe n'abitagenewe. Cyokora uri mu kazi runaka wayambara, burango niyo myenda y'abagabo ngo yagenewe abagabo. Kuko burango na Adamu buriya akimara kuremwa Imana yamuremeye imyenda imukuyemwo Eva, nawe imuremera imukorera imyenda agomba kwambara. Muraje mwiyumvire rero. Tubahaye ikaze rero mwebwe mudashaka kudukurikira umunsi ku munsi. Iki ni kinyamakuru cyacu Roziyani Official. Mbanje kubasuhuza kandi ndanabashimiye abantu mwakoze share, subscribe, comment, abantu mudukurikira umunsi ku munsi. Amahoro y'Imana nabe muri mwe kandi Imana isubize aho mwakuye. Uyu munsi tujye kuganira ku kiganiro kimbitse ndetse tunasesengura mu nkuru zimwe na zimwe. Tugiye kubabwira kubijyanye n'ibyo kuntu twafata umwanzuro. Tumaze iminsi tubabwira ikiganiro kuri Scovia na n'umurongi Sabi, turababwira uko byakagombye kugera, habeho gutanga inama y'uko byakagombye kumera. Tubabwire dusesengure n'iki kiganiro cyo kuri Apotre Gitwaza, gutyo tugende twumva utuntu n'utundi. Ariko ntago turi busibe no kubabwira ku kiganiro uwo bita Theo yakoze avuga ati ngewe nakoranye amabi na muntu, arangije tumanyise gukorana amabi ahitamo kuvuga ngo ninajya haranga umutake azanjyana ku mbuga nkoranyambaga ngo yerekane amavideo yanjye. Aragira ati ese ko nabyerekanye kuki bo ko nemeye ibyo nakoze ngatanga n'ubuhamya, iwe niba twarakoranye ayo mabi koko azayavamo ryari? None ari kuvuga ngo ningene mutake ibyiza adakora. Muraje mwiyumvire Theo uko abivugaho. ikiganiro kivuga ngo narabababariye ngo nagize gutya na gutya, ariko reka mbabwire ikintu cyantangaje kigatuma ngaruka kuri kamera. Ni ukubona umuntu w'umupasiteri jewe nzi, reka mvuge ngo w'inyamabi, umupasiteri w'ibikorwa bibi nzi tuziranye, twabanye mu kabari, twabanye mu bintu bitandukanye, yabona narakoze ikiganiro. Muzi ko nakoze ikiganiro ngashimira abapasiteri bangiriye neza. Icyo gihe nashimiye Apostle Mignone, nshimira uwitwa Apostle Yongwe Joseph cyangwa Harerimana Joseph, nshimira uwitwa Sharire Harerimana, nshimira n'uwitwa Kayitare Jean Baptiste wambatije atuyika Barondo mu karere ka Kayonza.
ndanamusuhuje cyane ntabwo muheruka ndamukumbuye niwe muntu wambatije mu mazi menshi ibindi si jene bose babireba wowe ngo nuramuka utagiye kuri kamera ngo nanjye umvuge neza mu bapasiteri bakugiriye neza ngo nanjye umvuge ko ndi umushumba mwiza ngo nanjye ngo amafoto mfite ngo amavidewo mfite turi kumwe mu ngeso mbi ubwo ni kera nkibikora ngo turi kumwe mu businzi turi kumwe mu ngeso mbi zose ntiriwe mvuga ngo nanjye nzabishyira hanze ngo nanjye nkwandagaze ngo noneho ari kunsaba ngo nimuvuge neza ngo mvuge ko ari umushumba mwiza mvuge amazina ye n'aho itorero rye riri muri Kigali cyokoze reka mbabwire bava dukwiye gusenga cyane ngo niwanga ibyo bintu nzabita hanze reka mbabwire njyewe kuba umuntu twarabanye mu ngeso mbi tukabana mu bikorwa bibi tukabana mu bintu by'amafuti navugiye hano inshuro zirenga ngira ngo zirarenga n'eshanu nagiye ku macano nagiye hehe narapfukamye nanariza amarira nasabye abantu ngo nimumpe imbabazi nabwiye abantu ku Isimbi TV kwa Sapi nabwiye abantu ngo nimba utara kuva wabaho warabuze imbabazi binyigireho mbabarire ariko reka mbabwire ni gute umuntu aza kumbwira ngo njyewe ngo ninjye kuri kamera mbwira abantu ko ari umushumba mwiza muvuge mu mazina n'aho asengera n'itorero rye nzi ko ari umuntu mubi niba uzi ko ari umuntu mubi ntuzabivuge nanjye nkugiriye inama ariko se wowe Theo kuki utari kuvuga uwo muntu ukamugirira impuhwe ese ubundi ubwo we kumugiriye impuhwe ntumuvuge ngo tunamumenye umwana akoranye ibibi ese ubwo tuzabwirwa n'iki ko abashumbye bo atazabajyana mu mabi niba wowe akubwira ngo mvuga ko ndi mwiza uzi neza ko ari mubi uzi neza ko yagutwaye mu bintu bidafite injyana mu bintu bidashinga mu bintu bitabyina ukaba utari kumwatura ngo muvuge Theo nkurikije ukuri kubivuga turabizi ko watanze ubuhamya kandi koko twarabwumvishije ndi kumva ibintu uri kuvuga wowe uri kutubeshya kuko uwo muntu ahari pe ibyo bivuga byo wabigiyemo yewe no kunywa inzoga warazinyweye yewe n'amavideo arafite ariko uyishira umurozi akakumara ku rubyaro niba uyu muntu uri kumuhishira uzi neza ko ari umunyamabi ese abashumbye bo uri shuba ko ari kubajyana mu rurembo Siyoni niba utari kuvuga amabi yiwe kandi wagashaka umutaka neza bishatse kuvuga ngo wowe wagize Imana uvayo ariko noneho iwe akomeje kuyobya abantu akomeje kubayobya bajyana mu bintu bitagira umumaro akomeje kubayobya nta mwuka w'Imana afite ahubwo ari kubajyana mu bintu bidashinga bitanabyina bishatse kuvuga ngo wagize Imana urokoka ubwo rwobo ariko haraba ariyo bagiye kurimbukirayo kuko ubashumbye nawe ubashumbye ntago ari kubajyana mu nzira ya nyayo bibaze niba afite abakristo nabangahe bihererana n'ubundi bakajya gukora ayo mabi yakoranaga na Theo urumva abo bantu bashumbwe neza murumva abo bantu bo batazajya mu irimbukiro tuzi ngo wenda bari bashumbwe Theo utugiriye neza rero nuko wagenda ukamutunga gatoki kuza kwiyasangura ahangaha ngo umuntu yarambwiye ngo azohereza video kuba yazohereza ntacyo byagutwara tuzi neza ko watanze ubuhamya niba warabyaye abana wabyaye mu gasozi bose barazwi wabazanye ku makamera twarababonye abenshi murasa ariko se kumuhishira byo bizacura iki bizafasha iki abanyarwandakazi akomeje kuba ikiraro abantu bambukiramo bajya mu irimbikiro kandi twari tuzi neza ko wenda niba ari umubishop runaka abantu ashumbye byibura ari kubaganisha mu ngeso nziza ikiza rero inama mbona nuko wagira gute nuko wafata iya mbere yo kuvugisha ukuri ukavuga uriwe abantu tukamumenya noneho bakarushaho kugira ute abantu bakarushaho gusobanukirwa ubashumbye uwo ari we bagafata umwanzuro bakajya mu nzira ya nyayo ibaganisha ku Mana niyo nama mbona naguha wowe Theo uri kuza kutubwira ibi bintu ibijyanye rero nuko bavuze ngo Kanimba n'iki barwaye abandi ati kuba yarafashijwe ntacyo byari bitwaye ngewe uko mbibona ku giti cyanjye Kanimba ni ibi bintu dukomeze kubipfa Kanimba afite umuntu wo kuvuga Kanimba avuze ati byaranze byarakomeye ntacyo byari bitwaye umunyamakuru wakorewe igikorwa abari kuzavuga ngo bamushingiye busheri
ibyo nawe tubyumva, kereka Kanimba ari ubyivugiye. Abari kuza bavuga ngo baramuvuje ngo yari yorohewe yari yakize, kereka Kanimba ari wuje utubwira ati baramvuje ntako batagize, byibura kandi wenda ibi indwara nari ndwaye hajemo indi. Ubu tuvugana interview ya Kanimba niyo ikenewe. Mwese muceceke, mwese ibyo muri kuvuga muri kutubeshya. Ubu rwose interview ya Kanimba niyo ya Dr. Kanimba niyo ikenewe kugira ngo izi mpaka zishire. Naho ubundi birenze kuri ibyo bamwe muri mwe muri kwikina. Jewe niwo mwanzuro nje gutanga nanjye w'umuntu. Simvuze ngo ibyo mvuze ngo mubyemere 100%, ariko niwo mwanzuro nje gutanga. Sawa rero murakoze. Yari Josiane Official. Imana ibahe umugisha.